Yes, ni Kigali CNN nanone turagarutse. Reka ntangire nkwibariza ikibazo wowe udukurikiye kano kanya. Ubundi iyo wumvise izina KNC niki gihita kikuza mu mutwe? Mbega niba ujya wumva izina KNC utekereza iki mu mutwe wawe? Cyangwa se ubonye ifoto ye niki gihita kikuzamo wenda gutekereza ngo ni muntu ki, nibe bikorwa by'indashyikirwa yaba yaragezeho? Mbega nirihe shusho ubonamo KNC nyine? Reka nanjye mbabwire KNC ni muntu ki, nibe bikorwa by'indashyikirwa yaba yaramaze kugeraho, aho niba wari ufite amatsiko yo kumenya ngo ninde koko, ni muntu ki koko KNC ari. Reka tubane muri iki kiganiro cyacu cyangwa se muri iyi nkuru yacu. Wowe utarakanda subscribe, reka nkubwire nti nyaboneka kanda subscribe kugira ngo tujye tukomeza tubane mu biganiro byacu bigiye bitandukanye, entertainment n'amakuru agiye atandukanye ndetse n'ibindi byinshi cyane. Reka rero turebe uno mugabo KNC. Mu mazina arambuye akaba yitwa Gakoza Nkuriza Charles, impine ya KNC. Ubwo KNC ni Gakoza Nkuriza Charles. Uyu mugabo rero KNC akaba yaravukiye mu gihugu cya Uganda, ndetse amwe mu mashuri ye akaba yarayise nko muri lycée do Kigali, hanyuma noneho nyuma yaho akaza kujya nyine muri media production, akaza gufata nyine amasomo ya media production muri Uganda. Hanyuma rero icyo akaba nacyo gihe urugendo rwe mu itangazamakuru rwatangiye 2024. Rero KNC nibwo yinjiye mu itangazamakuru ry'u Rwanda, aho yatangire nyine muri Flash FM. Akaba icyo gihe akoragayo nka radio presenter, ndetse akaba yari na producer manager. Hanyuma ibi byatumye nyine izina rye ritarizamuka byihuse cyane, bitewe n'uburyo yakoragamo inkuru, bitewe n'ijwi rye ryabaye igikundiro mu matwi y'abanyarwanda benshi, cyane cyane bakamukunda uburyo yamamazamo cyangwa se avugamo amatangazo yo kwamamaza niba ariko nayavuga. Nyuma rero yo kugira experience ifashe cyangwa se experience ikomeye cyane, ndetse no kumara kwigarurira imitima y'abanyarwanda bose abikesheje Flash FM, akaba yaraje kuva nyine kuri Flash FM akajya kuri City Radio mu mwaka w'2006, aho nanone yakomeje kubaka ibigwi ndetse no gukora cyane mu itangazamakuru, ndetse bikaza kumuha noneho izina rishimangiye cyangwa se izina rihamye muri media industry yo mu Rwanda. City Radio rero akaba ariyo yabaye radio yatumye agira big move, cyangwa se yatumye ahitazamuka ku rwego ruteye ubwoba. 2012 KNC noneho nibwo yaje no kwinjira mu zindi business zitajyanye n'itangazamakuru nyine, aho yaje gutangira cyangwa se kulaunchinga business ye ya mbere yagurishaga cyangwa se yacuruzaga ibikoresho bijyanye na solar energy cyangwa se solar energy equipment. Gusa passion ye yitangazamakuru nabwo nubwo yakoraga business nyine nk'izo zigiye zitandukanye, yagumye strong. Rubango itangazamakuru ntago yigeze arivamo, nabwo yakomeje nyine ari umunyamakuru ukunzwe cyane n'abantu. Nyuma rero muri uwo mwaka n'ubundi wa 2012 nibwo yaje kuita ashinga radio ya Radio 1. Rero iyi ni radio yahise imenyekana cyane rwose, ndetse igakundwa n'abaturage cyane, kandi nyine bigizwe mu ruhare n'uyu munyamakuru ari nawe wayishinze, kubera ko ijwi rye niryo abantu n'ubundi baje bakurikiye, ndetse n'ubunyamwuga bwe n'uburyo akoramo amakuru abantu nyine bakabikunda cyane, bituma radio ye ya Radio 1 ikundwa cyane. Ntabwo byagarukiye aho rero. 2014 KNC yaguye ibikorwa mu itangazamakuru nyine, aho yahise noneho atangira na televiziyo, aho ubwo nyine atari agifite radio gusa, noneho ahita ashinga na TV1, ndetse ibi bihita
bimugira nyine umunyamakuru hambaye kandi ufite na media house ikomeye cyane hano muri iki gihugu cy'u Rwanda. KNC kuko abantu benshi bamwita nk'umushabitsi cyangwa se umuntu uzi gushaka ifaranga, ntago yagarukiye n'ubundi muri izo business zo guseringa solar energy materials, ahubwo ndetse zo guseringa solar energy materials na televiziyo na radio gusa, ahubwo yinjiye no muri football maze aza no gushinga ikipe ahita Gasogi United Football Club. No kuvuga ngo iyi Gasogi rero ni ikipe nyine yitwa cyangwa se yitwa izina n'ubundi rya quartier uyu mugabo nyine atuyemo mu mujyi wa Kigali. Kandi nanone vision ye ngo ni ugutuma Gasogi United iba club ya mbere y'umupira w'amaguru hano mu Rwanda, ndetse kandi izi enzozi ameze nkaho ari kuzisatira cyangwa se ari gusa nkaho yenda kuzigeraho, bitewe nuko Gasogi ubu ngubu ari ikipe nayo isigaye rwose ijya gukina match ugasanga yahuruje abantu benshi cyane. Kandi ibi n'ubundi bigirwamo uruhare n'uyu mugabo KNC uwe ubwe n'umunwa we cyangwa se n'uburyo akoramo inkuru ze mu zijyanye na football, cyane cyane iyo iyi kipe nyine iri buze gukina. KNC rero buri yaratangaje cyane kuko afite impano zigiye zitandukanye cyane, ntabwo ari umunyamakuru gusa cyangwa se umuntu investinga muri sport cyangwa izindi business, ariko n'ibintu bya entertainment nabyo arabikora cyane kuko akiri kuri radio yari yaraproducinze audio series, ubwo ni nk'ikinamico reka mbivuge gutyo, cyitwaga Dr. Roniga. Abanyarwanda benshi baragikunze cyane rwose cya Dr. Roniga, aho ndetse na nyuma yaje no kujya akora noneho indirimbo rwose, akajya muri studio agakora akajya muri studio agakora indirimbo, kandi indirimbo zigakundwa cyane, aho mu mwaka wa 2017 yakoze indirimbo akayita Heart Desire, ndetse mu mwaka wa 2018 agakora indi ndirimbo agakora indi ndirimbo akayita Impamvu. Ni indirimbo nyinshi cyane yagiye akora zagiye nyine zikundwa cyane n'abanyarwanda benshi. KNC rero uyu nyine Gakoza Nkuriza Charles akaba rwose ari umunyamakuru w'impactinze kabisa media y'u Rwanda, yaba muri sport, muri entertainment, ndetse no mu bindi bisata bya media bigiye bitandukanye biri hano mu Rwanda. Akaba yaragiye rwose akora ibintu bihambaye bigatuma nyine n'abandi banyamakuru bakiri batoya baba inspired nawe, ndetse bagakora bagatera imbere, byose kandi babikesha nyine kwigira kuri uyu mugabo KNC. KNC rero aratangaje, reka mbivuge, bitewe nuko impano ze ari nyinshi cyane kandi abantu bakunda kumwita to travel. Umwe mu bakoresha imbuga nkoranyambaga kuri X ukunda kuyita umeruka kera, yigeze gupostinga ifoto ya yuyu KNC nyine, maze atangira avuga cyangwa se abaza abamukurikira ati iyo wumvise izina KNC ni iki gihita kikuza mu mutwe. Bagiye batanga ibitekerezo byinshi cyane, hari uwahise avuga ngo kiza mu mutwe cyane ni Dr. Roniga. Ese avuga nyine ko Dr. Roniga aricyo kintu cyita kimuza mu mutwe. Undi nawe aravuga ati KNC ni buri kantu, buri diru no gukunda intambara zo muri Kongo. Undi nawe aravuga ati Radio 1 TV 1 umubosi wa Gasogi, umugabo uzi ubwenge kandi uzi gushaka amafaranga. Byinshi byagiye bivugwa kuri uyu mugabo rero, aho abantu benshi nyine bamubona mu buryo butandukanye, ariko abenshi bagahuriza ku muntu uzi gukora cyane, ku muntu uzi gushaka amafaranga to travel, kandi nanone ku muntu byahiriye. Akaba ari numwe mu rugero rw'abantu rwose bashakishije rwose bagashyira bakabigeraho. Akaba ari na inspiration ku bandi bantu bagishakisha ubuzima ko nabo bishoboka, nyine ko nabo bagerageje gukora bagakora buri kimwe cyose gishoboka bashobora gutera imbere. Ni Kigali CNN mubwira ni gumana natwe, ukanda subscribe ndetse ukanda na like, wibagirwe no kuduha comment nyaboneka.